Amategeko 5 y'ingenzi yagufasha kuba umukungu. Ese kuki abantu bamwe basa nkaho amafaranga aza bigana mu buryo bworoshye mu gihe abandi bakora cyane imyaka n'imyaka ariko ntibagire icyo bageraho? Ese kuba umukungu ni impano umuntu ashobora kuvukana cyangwa ni amategeko umuntu yiga agakurikiza bikarangira ubukungu abugezeho? Abanditsi benshi bize ku bijyanye n'ubukungu ku isi basanze hari amahame amwe n'amwe ahurirwaho n'abantu benshi bageze ku bukungu. Muri iyi video ngiye kukwereka amategeko 5 y'ingenzi agaruka mu bitabo byinshi byigisha ku bijyanye cyangwa se ku birebana n'ubukungu, kandi ashobora no guhindura ubuzima bwawe niba uyashyize mu bikorwa uyu munsi wa none. Nguhaye ikaze mu kiganiro, kadutangire. Itegeko rya mbere: banza wihe ibyawe. Mu gitabo cyitwa The Richest Man in Babylon hari ihame rikomeye rigira riti: igice cy'ibyo winjiza ni icyawe ugomba kugumana. Abantu benshi iyo bahembwe babanza kwishyura fagitire, bakishyura imyenda, bakagura ibyo bakeneye, bakishyura amazu, hanyuma bakizigama ibisigaye cyangwa se bakaba banihemba ibisigaye. Ariko mu mahame agenga ubukungu iri ni ikosa rikomeye cyane umuntu aba akoze. Ikibazo ni uko akenshi nta gisigara. Abakungu bo bakora ibinyuranye, babanza kuzigama hanyuma bakabaho ku bisigaye. Niba winjiza amafaranga 100,000 ku kwezi, gerageza kubanza kubika nibura 10,000 cyangwa 20,000 mbere yo gukora ibindi. Nubwo byaba ari bike, umuco wo kuzigama niwo shingiro ry'ubukungu cyangwa se niwo ushobora kuguteza imbere. Nta muntu uba umukungu adafite ubushobozi bwo kugenzura amafaranga ye. Itegeko rya kabiri: gura imitungo ntugure imyenda gusa. Iki ni kimwe mu bitekerezo byamamaye cyane, akenshi ugisanga mu gitabo cya Rich Daddy Poor Daddy. Robert Kiyosaki avuga ko abakire bagura imitungo mu gihe abakene n'abari hagati bagura ibintu bibatwara amafaranga gusa kandi bitazunguka. Umutungo ni ikintu kigushyira amafaranga mu mufuka, naho kuvuga ngo ugiye kugura imyenda cyangwa se ugiye kugura amabaga, ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu bigukura amafaranga mu mufuka. Uburyo rero umutungo gushyira amafaranga mu mufuka, nk'urugero ngiye kuguha: inzu ikodeshwa, ubucuruzi, imigabane, ubutaka butanga inyungu. Ariko ikintu nka telefone zihenze cyangwa imodoka zihenze, cyane cyane ibintu ugura kugira ngo ushimishe abantu, akenshi ni imyenda ikuraho amafaranga. Mbere yo kugura ikintu, jya ubanza wibaza uti: iki kintu kizanyinjiriza amafaranga cyangwa kizayankuraho? Iki kibazo kimwe gishobora guhindura ubuzima bwawe ejo hazaza. Itegeko rya gatatu: shora mu bumenyi bwawe. Napoleon Hill yaravuze ko ubumenyi ari imwe mu ntwaro zikomeye umuntu ashobora kugira. Isi irahinduka buri munsi. Uko ugenda wiga ibintu bishya, ni nako agaciro kawe ku isoko ry'umurimo cyangwa mu bucuruzi kiyongera. Abantu benshi bashora amafaranga mu myambaro, telefone cyangwa ibindi bintu byihuse, ariko abakungu benshi bashora mu bitabo, amahugurwa, amasomo no kwihugura ubumenyi. Ikintu cyiza ku bumenyi ni uko nta muntu ushobora kukwambura. Niba ushobora kongera amafaranga winjiza, tangira wongera agaciro ufite. Amafaranga akurikira agaciro. Itegeko rya 4: jya utekereza igihe hakiri kare. Abantu benshi bashaka kuba abakungu vuba, bashaka gushora amafaranga uyu munsi bakabona miliyoni ejo. Ariko amateka yerekana ko abakungu benshi bubatse umutungo wabo mu myaka myinshi. Warren Buffett yatangiye gushora imari akiri umwana, ariko umutungo we munini yawubonye nyuma y'imyaka myinshi. Ubukungu ni nk'igiti, ntabwo biba imbuto uyu munsi ngo ejo usarure. Bisaba igihe, kwihangana, gukomeza, guhozaho, gukora ibintu byiza inshuro nyinshi ukirengagiza ibibi. Niba ushaka kuba umukungu, tangira gutekereza imyaka 5, 10 cyangwa 20 iri imbere. Witekereze uyu munsi n'ejo gusa. Itegeko rya 5 ari naryo rya nyuma: gira intego isobanutse. Mu gitabo
nka Think and Grow Rich, Napoleon Hill asobanura ko abantu bafite intego zisobanutse bafite amahirwe menshi yo gutsinda kurusha abakora ibintu batazi aho bigana. Niba ushaka kuba umukungu ugomba gusobanura neza icyo ushaka. Ni amafaranga angahe ushaka kugeraho, ni ryari ushaka kuyageraho, n'icyo uzakora kugira ngo ubigereho. Intego ihanitse cyangwa se n'icyifuzo gihambaye ufite ni ikihe. Kuba rero ufite intego gusa ariko utabasha gusobanura ibyo bintu mvuze haruguru bitanditse, nta na gahunda ufite, biba byanze. Kora intego yawe ihinduke nk'umushinga, cyangwa se kora viziyo yawe, ibintu ushaka kugeraho bihinduke nk'umushinga. Andika intego zawe, uzisome buri munsi kandi ufate ingamba buri munsi zigana kuri izo ntego. Niba twabivuga mu ncamake, amategeko 5 y'ingenzi agufasha kuba umukungu ni aya ngaya. Irya mbere, banza wihe ubwawe. 2, gura imitungo aho kugura imyenda gusa. Imyenda ni za expenses twavuze. 3, shora mu bumenyi bwawe. 4, tekereza igihe kirekire. 5, gira intego zisobanutse. Aya mahame yoroshye kuyumva, ariko ikintu gikomeye ni ukuyashyira mu bikorwa. Niba utangiye gukurikiza nibura rimwe muri aya mahame, niba utangiye kumva rimwe muri aya mahame byibuze, ushobora gutangira ubuzima bwawe bwiza kandi bwinjiza amafaranga. Ushobora no kugutunga mu gihe uzaba utariho, bigatunga n'abana bawe. Niba iyi video ikugirira akamaro, kanda like, subscribe kandi usharinge cyangwa se uyisangize abandi kugira ngo nabo bungukire kuri aya mahame y'ubukungu. Murakoze, ni menshi cyane ariko njye nahisemo ay'ingenzi kuba ariyo mbagezaho, ko abanditsi benshi bagiye bayahuriraho. Imana ibarinde nawe utaha.